Ndabasuje kandi ndabifuriza ibihe byiza mwe tubana kuri YouTube channel All Morning Update. Ku muntu utarakora subscribe kuri channel yikore unakana no kunzogera ikindi kora like kuri video ndetse na comment bari ngombwa. Nkunda kubabwira yuko like na comment ntago bijya megabyte, ukanzeho ntacyo biba bitwaye kanda kuri iyo buto ya like ubundi ibintu bigende neza. Akantu k'akarusho ko k'ingenzi cyane wahita ari mu group WhatsApp All Morning Update ikora, urareba link iri muri description ya video rero ya nayo link ya group WhatsApp. Abantu barimo ari benshi cyane kuko niho support ibiri, niho mining cyashya zitangirwa, hari ibintu tutajya tunyuza kuri YouTube ibyinshi nyine biba bikorwa muri iyo guzo group. Ubwo rero nawe reba link muri description ya video uyijoining ibintu bigende neza. Sasa rero nko muri kubibona hano ndi muri mining yitwa Kiva Network. Mining ni mining iri kugaragaza ko izaba ikomeye cyane kuko izaba yifitiye blockchain yayo. Mu minsi ishije kuri group ya WhatsApp All Morning Update abantu bari barimo nabahaye update bari batanze kuri Twitter yabo bagaragaza yuko bagiye gusohora testnet ya blockchain yabo. Uri kubyumva Kiva blockchain ubu rero bamaze kuyishyira hanze. No kuvuga ngo Kiva blockchain irimo yamaze kuronshingwa, ni nabyo binzanye muri iyi video ngiye kubereka uburyo ki i testnet wayijoininga ukaba wayishyira muri MetaMask yawe cyangwa se Trust Wallet cyangwa se indi wallet ukoresha, ariko nabonye batanze MetaMask cyane. Ubwo rero abantu mwese mugomba kudownloadinga MetaMask biri kuri Play Store, ukaba ufiteho passphrase nako ukaba ufiteho account utungaho passphrase, bari ibintu byoroshye nyine abenshi turanazifite cyane. Ubaye utanabizi ukuntu bikorwa hano kuri All Morning Update izo video ziba zihari, tuba twarazikoze kenshi twerekana uburyo ki ufungura MetaMask, uburyo Trust Wallet ifungurwa, uburyo bikorwa byose neza step by step. Rero nkuko ndi kubibabwira nyine kuri Telegram yabo bamaze gusohora itangazo mu kanya, dore ngiri muri kuribona rigaragaza yuko nyine Kiva mu minsi yashije bari bagaragaje, dore ngiyi bari bagaragaza yuko Kiva blockchain iri muri testing izarunshingwa vuba hangaha. Na yindi post yigeze kurikiraho nyuma yo kuvuga ibingibi, post yahisiza yaje igaragaza yuko nyine iyo Kiva blockchain yabo yamaze gusohoka, ndetse iyo umaze kuyestara muri telefone yawe bahita baguhereza izo gutestinga cyangwa se Kiva test 0.1. bakakutubwira yuko muri aya magambo nabonye banditse hano, usibye ko ndashaka kubisoma ngo video itama ndende birimo byinshi, harimo yuko izi Kiva ushobora kuzazibikura bibaye ngombwa zikazaba izo zikazimukira kuri mainnet n'ubundi. Ubwo rero urumva ni ibintu bishoboka. Rero ubwo rero ku bantu bafite MetaMask urasabwa kuza kubanza kumekinga sure kiri update muri Play Store yawe, ubendi ngiye kubereka ukuntu wadingamo iyi Kiva blockchain testnet. Link dore ngizi muri Telegram yabo, nawe wajya ukaza kuzibonayo, cyangwa se kubari muri group WhatsApp izi link ndaza kuzibashyirirayo nyine z'uburyo ki wadingamo ino Kiva network testnet muri nuza yawe. Nabonye basizemo bavuga yuko bibaye byiza wakoresha wallet yawe uzajya ukoresha byose. Muvuga ngo niba hari wallet yawe wifashisha mu gukora mu kubikurizamo nka mining runaka, nabonye bagaragaza yuko bibaye byiza n'ubundi waba ariyo wifashisha nta kibazo, kuko n'ubundi bonasi bazaguha muri Kiva testnet muri mainnet n'ubundi nazo zizaza no kuri mainnet bazaziguha. Urumva n'ubundi ni nkaho harabura kwemeza ko ari mainnet, ariko Kiva testnet yamaze gusohoka. Tudatinze rero reka duhita tureba muri MetaMask yacu uburyo ubyadingamo. Uraza gufungura MetaMask yawe nkuko nabikubwiye, igomba kuba update, tugendane neza step by step. Nugeramo uraza kubona MetaMask yawe imeze gutya, yarahindutse ku bantu bazizi kera ntago ari gukimeze. Abazi za kera ariko ubu ngubu yamaze guhinduka. Noneho ukuntu bigenda rero, tugiye kwadingamo blockchain ya Kiva network testnet. Uburyo yadingwamo rero nibyo ngiye kukwereka. Uraza kuza dore aha hari akamenyetso kinuza ka blockchain birimo. Ngiye murabona ko harimo Ethereum blockchain, ushobora gusanga wenda harimo ya BNB, ushobora gusangamo ya Arbitrum, ushobora gusangamo n'iya Kowa, baraba bazifitemo bazi kuzadingamo ukahakanda. Numara kwakanda baraza kukwereka nyine ama blockchain ufiteho. Murabona ko nanjye arimo dore ngaya za Sidara n'ibiki byose na za Kowa. Sasa rero kugira ngo wadingemo inshyashya uraza ukajya handitse ngo add custom network. Muri kubibona add custom network, ukahakanda. Video zanjye mumenya ko ziba zisobanutse neza. Sasa rero hano baguhereza akantu k'agafomu ko kuzuza. Aka gafomu niko ngiye kukuyobora uburyo kuzuzwa, tugendane neza. Hano mbere na mbere bari kutubaza ngo Kiva nako bari kutubaza network name. Network name rero hano iba ari optional, ushatse wayishyiramo cyangwa nuyishyiremo, ariko biba ari byiza kuyishyiramo. Turifashisha message baduhaye hano nyine nko ndi kubibabwira. Hano aka message bakaduhaye katwereka ibyo dusabwa gukora. Murabona ko izina rya network name ni Kiva test. Muri kubibona. Ubwo reka tujye kubyandikayo vuba twagiye urebe ukuntu bikorwa kugira ngo nawe ujye ubikora gucyane nako wadingamo izindi network. Ari abantu baba bakeneye video buri yuko dukoze ngo tujye dukora ama video, kandi nyamara nk'ubu ubonye ukuntu wadingamiro Kiva network
niyo baza byaba ziri sidara byaba ari kowa byaba ari indi blockchain yazaza ni gutya byadingwamo byose babyemera biba bikorwa kimwe kuko ziriya network cyangwa se ama link baguha uba ugomba kuba uyafite. Ubwo twagiye twadingamo Kiva test nk'uko babitubwiye, Kiva test sibyo. Ubwo twamaze kuyadingamo hano rero baratwereka ngo ni aka step ka kabiri ngo ni RPCULL sibyo. Iyi nayo turagaruka hano muri ka message ko baduhaye kuri Telegram. Mwibutse ko izi link ndaza kuzibaha muri groupe. Dore ngiyi RPCULL, dore ngiyi ubwo nino link, ubwo ndeka nyikorere copy sibyo, nyikorere copy link then nyijyane muri MetaMask yanjye kuyadingamo. Ni test nyine turiko turagendana. Murabona ko nyihakanda bansabye kwadingamo inshyashya add makande, nimara kwakanda RPC network katuyishyiremo tuyadigemo RPC network then hano hasi name ushatse wanashyiramo nabwo Kiva nta kibazo sibyo, gutya nta kibazo biba byemewe. Then ukakanda add RPC twagiye tuyemezemo. Murabona ko yamaze kugeramo. Sasa rero ikimara kugeramo ubwo twahereye ku kambere test twamaze kuyishyiramo name RPC twayishyizemo, tugeze kuri chain ID. Iyi chain ID rero nayo irahari hano kuri ka message nkuko nababwiye. Murabona ni imibare ni 5239 5239 5239 turiko turagendana. Ubwo nayo twamaze kuyadingamo. Tukimara kuyadingamo tugeze aho badusaba ngo iyo bita symbol. Turiko turagendana symbol rero reka tujye kuyadinga kuyirebaho nako kuri ka message. Symbol dore ngiyi muri kuyibona ni Kiva, nabwo turiko turagendana Kiva. Ubwo nayo reka njye kuyandika neza cyane symbol Kiva. Yego, mwibutse yuko iyi ni testnet rero murabizi ko nundi iyo yaje kabisa umurumva ko ibintu babyagenze neza. Blockchain biri hafi kujya ku murongo rwose, hababura kuyironcinga kandi coin ziza ari zifite blockchain zazo murazizi ko zikunda kuza zifite n'agaciro keza cyane, ibintu babimeze neza. Hano nabyo amafizi babirwa basaba iyo ufitemo Kiva zawe uzohereza n'ubundi bagakata muri Kiva. Kubasanzwe bakoresha za kowa za sidara murabizi ntago birirwa bagusanga ushake BNB ngo ushake za Ethereum ya. Sasa rero ubwo Kiva twamaze kuyandikamo, tugeze kuri aka step kakurikiyeho ko yeshyiramo iyo bita ngo ni Block Explorer. Ubwo naho kuri ka message iriho izi link nkuko ndi kubibabwira ku bari mu group WhatsApp. Ubaye utari muri iyo groupe reba link muri description video uyijoininge. Ubwo dukanda hano handitse ngo Kiva Blockchain Explorer ngiyi browser. Ubwo naka ka link nkopiya ndagakorera copy nako. Ubwo reka nkakandeho nkore copy link. Yego, nyimara kugakorera copy link ngomba kukazana nako nkakadingamo. Turiko turagendana Block Explorer makande, naho baransaba kugira gute kuyadingamo. Ubwo narone ndaza hano nyine kuri add twagiye nyishyiremo hano nyipestingemo. Nimara kuyipestingamo then nkande kuri save. Murabona ko yahise yijyanamo. Sasa rero murabona ko nyine aga step twose twamaze kukuzuza neza cyane. Name twayishyizemo Kiva test, twashyizemo Kiva RPC ID yagiyemo, symbol yagiyemo na Block Explorer yamaze kujyamo. Ubwo tureta dukanda hano hasi save. Muri kwabona tureta dukanda kuri save tugendane neza. Tukimara gukanda kuri save urarindira gatoya nyine ikajya. Murabona ko Kiva test was successful added nkuko hano hasi babitwandikiye. Ubu bucya yamaze kujyamo. Nubwo igiye mariko murabona ko tutari kuyireba. Ubwo nanone turongera twigarukira hano no kugira ngo tuyihitemo tuyishyiremo hano kuri kakano ko mu nguni hano hejuru. Muriko murahabona ukagakandaho. Iyo ugakanzeho uyirebamo muzo ufite hano ibya yagiyemo. Murabona ko muzo twari dufite ni yari irimo, ariko dore Kiva test yamaze kugira gute kujyamo. Dore ngiyi ubwo turayikandaho tuyikandeho. Nitumara kuyikandaho ubwira hiti ijyamo then dukande got it tuyemeze ko noneho tuyishyizemo nyine got it. Ikimara kujyamo rero murabona ko yamaze kugira gute kugeramo, ibintu bimeze neza cyane. Muri kubibona ikimara kugeramo rero nyine ibi ni bikwereka yuko nyine Kiva test yawe amaze kuyishyira ku murongo. Iyi Kiva test rero mwibutse yuko hano baza kuguhereza 0.1 bya Kiva biraza kuyijyanamo automatique, nta bindi bintu biri gukora. Turiko turagendana. Ubwo nabyo reka turindire nyine wenda baraza kuyishyiramo nyuma, sinziri ukuntu iri bujyemo, ariko
Kiva testnet nubwo buryo yadingwamo, wibutse yuko ubwo nyine hazabona Kiva mainnet, aho wemerewe kujya ubika coin zawe muri MetaMask, muri Trust Wallet n'ibindi byinshi, nta bintu by'amafizi wiri usabwa y'izindi coin runaka, kuko izaba yifitiye blockchain yayo. Ubwo rero ku bantu badakora nino mining, sinzi ibintu murimo, sinzi ibyo murimo muratekereza, wakabaye ureba link muri description video ukajoining group. Iyi link, iyi mining ukajya ukorera mining buri masaha 24 ishobora kuzaba ari mining izatanga amafaranga mu buryo ubwo aribwo bwose bushoboka. Ndabashimiye mukoresha kuri bagenzi banyu like ndetse na comment, biba ari ibintu by'ingenzi. Ukeneye kujoininga iyo group ya WhatsApp Rumara Gatete, reba link muri description y'video, ndetse no mu group WhatsApp abariyo bo barabizi, support bayibona ku gihe, ibintu bikagenda neza. Mukoresha na like, tuzahurira muri video z'ubutaha. Ciao ciao. Twari turi kurebera hamwe uburyo ki wadingamo iyi Kiva testnet muri MetaMask yawe.